mukobwa ngo yariwe, ndetse uyu mukobwa ngo uburyo yariwemo ni uburyo buteye agahinda ndetse bubi cyane pe. Uyu mukobwa bakamwita ngo ni Jessica Radcliffe, ndetse uyu mukobwa ngo akaba ari umukobwa wari usanzwe afite isamaki bamaranye imyaka myinshi cyane, ku buryo ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye bivuga ko uyu mukobwa we ni isamaki bari bamaranye igihe kirenga imyaka 12. Ndagira ngo wumve ko imyaka 12 buriya ubanza we urebe imbwa utunze wawe mu rugo, urebe imyaka mumaranye, ndetse unarebe ngo we ngiye n'iyi mbwa tubanye dute, umubano dufitanye nge nayo nuwuhe. Urumva uyu mukobwa yarumaranye ngo ni isamaki, bura ngo Dolphine ni amasamaki amara igihe kinini cyane. Urumva uyu mukobwa yaramaranye ni isamaki imyaka igera muri 12. Ayitoza abyuka mu gitondo, niko kazi yakoraga, ayitoza abyuka mu gitondo, kuko ngo uyu mukobwa impamvu cyane cyane yatozaga isamaki ngo akaba ari ukubera ko uyu mukobwa yashimishaga ba mukerarugendo batemberaga cyangwa se bagaserukira mu gace kaho uyu mukobwa yarari. Icyo yakoraga, yazaga akabereka ukuntu we n'isamaki bakinana, bagasimbuka bakajya mu bicu, ndetse isamaki kongera ikagaruka akayitura ku mugongo, ndetse rimwe na rimwe ngo isamaki yajyaga uyu mukobwa anitura mu menyo yayo, ariko iyi samaki ikamurekura ikongera ikamushyira mu mazi. Ibyo byashimishaga ba mukerarugendo bya danje, ku buryo ngo uyu mukobwa yinjizaga amafaranga menshi cyane ayakuye muri ba mukerarugendo batemberaga cyangwa se bagaserukira muri ako gace k'iwabo. Ariko ntabwo ariko byaje kugenda, kuko uyu mukobwa nk'uko byari bisanzwe yari arimo ashimisha ba mukerarugendo batemberaga mu gace k'iwabo. Uyu mukobwa ubwo yasimbukaga ngo akajya hejuru, yamanutse iyi samake iramuruma, imaze kumuruma imucagagura ibice by'umubiri bitandukanye, kuko buriya abantu mutazi izi samake bita ngo ni dolphin, aya mafi bita ngo ni dolphin bayita ngo ni the lions of the sea. Nuvuga ngo niyumva ngo mbese ngo aya mafi niwe mwami w'inyanja. Aya mafi ni manini cyane ku buryo bavuga yuko ngo buriya dolphin yakuze ishobora gupima amapawundi 4,000. Nibavuga ngo amapawundi 4,000 buriya turatangira kubarira muri zirangero zo mu Bwongereza, cyane cyane niwe bakunda gukoresha uburyo ngo amapawundi, kuko nk'igiye muri Amerika usanga nta muntu wapfa kuvuga ngo ngiye ku Gisenyi, ngo kandi kuva hano kugera ku Gisenyi ngo ni ibirometero 112. Ndakeka ko buriya kuva hano ugera i Goma ubundi ni ibirometero 12, ariko byakugora kumva umuntu avuga ngo ngiye ku Gisenyi ngo ndaza kugenda ibirometero 12, kandi uwo muntu ari umunyamerika. Bo babarira mu cyo bita ngo ni miles. Bivuze ngo biriya bihugu cyane cyane byo mu Burayi bakunda gukoresha ngo ni amapawundi. Nawe ngira ngo urumva amapawundi 3,000 cyangwa 4 ni amapawundi menshi cyane, ku buryo dolphin yakuze aba ari nini cyane. Bivuze ngo iramutse kumize dolphin yakumira kuri rwa rwego ruri hejuru, ku buryo wenda wakwinjira mu nda yayo, byaba na ngombwa waba ufite umuhoro ukayitema cyangwa se icyuma ugasohokamo ukiri umuryerye. Ngira ngo urumva ko dolphin ari isamaki nini cyane. Uyu mukobwa rero ngo amanutse nibwo yaje kumirwa n'iyi samaki bita ngo dolphin. Iyi samaki mu bwoko bwa dolphin bari inshuti magara, bamaranye igihe kinini cyane bashimisha abakerarugendo basohokeye mu gace k'iwabo. Ariko ngo uyu mukobwa ngo byarangiye nyine nk'uko ku mbuga nkoranyambaga muri kubibona, uyu mukobwa ngo byarangiye iyi samaki imucagaguyemo iramurya. Ibi ngibi nanone byaje gutangira kunyomozwa n'ibinyamakuru birimo nka Indian Post, ibinyamakuru nka Economic Times. Ibi binyamakuru byatangiye kuvuga yuko iyi nkuru ari igihuha ndetse kibi cyane, kuko iyi nkuru Economic Times yatangiye ivuga ngo yaba uyu mukobwa bita ngo ni Jessica Radcliffe, uyu mukobwa ntabwo tumuzi pe, ntabwo yigeze abaho. Ubundi ku bantu bizi ibintu bijyanye n'itangazamakuru murabizi yuko ubundi akenshi iyo umuntu agiye kuvuga inkuru atangira avuga, wenda reka dutangire nko kuri Ndahiro Valence Papi, aratangira akavuga ati ngewe ni Ndahiro Valence Papi by'umwihariko. Iyo arangije ahita avuga ko iyo nkuru cyangwa se ayo makuru yafashe ibyo byabereye ahantu bita Musanze, cyangwa se akavuga Icyangugu, akavuga mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ku bantu twatangiye ngenda mbabwira ibijyanye n'iyi nkuru, mwabyumvishe yuko ubundi muri rusange ntabwo negeze mbabwira ngo uyu mukobwa nubwo yageragezaga gutembereza abantu nako gushimisha abantu ba mukerarugendo, ndetse nkavuga yuko yatozaga iyi samaki banamaranye imyaka myinshi cyane, ntabwo nigeze mbabwira ngo uyu mukobwa ari mu Bwongereza, wenda byaberaga mu Bwongereza
cyangwa se byaberaga muri Amerika. Nk'uko mwagiye mubibona bamwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga, mwarabibonye yuko iyi nkuru uburyo muri rusange muragenda mubibona no kuri aya mafoto arimo aragenda atambuka hano, muraza kubona yuko bamwe bavugaga yuko ibi bintu byabereye mu Bwongereza. Ngira ngo ubundi iyi nkuru bwa mbere itangira kwamamara iba nini cyane, abantu bavugaga yuko bino bintu byabereye mu Bwongereza, ariko hari n'abandi nabo baje baragaruka baravuga ati oya, iyi nkuru ntabwo yabereye mu Bwongereza, ahubwo iyi nkuru yabereye muri Brazil, ndetse ngo yabereye ku musenyi, ku mucanga. Buri abantu bazi Brazil, ejo bundi nari ndiyo, buri naje gusanga iyo aho bita ngo ni Rio de Janeiro, ari ahantu heza cyane, ariko bakomeje bavuga bati oya, ahubwo iyi nkuru yabereye ahantu bita muri Brazil ku mucanga, by'umwihariko Rio de Janeiro, ariko abandi bakavuga ngo ni mu Bwongereza. Ibi nabyo byakomeje kugenda biteza urujijo, bavuga bati ese nimba iyi nkuru koko ari ibyanyabyo, sibyo? Iyi nkuru nimba ari ibyanyabyo, kubera iki ubundi muri rusange iyi nkuru batatangaje ngo wenda yabereye mu Bwongereza, cyangwa se bagaruka bavuze ati yabereye muri Brazil, bapresize umwanya byanyabyo, agace, igihe, sibyo, ndetse n'ukuntu byagenze. Oya, ntabwo ibyo byigeze biba. Ndetse ku bantu bagiye babona amashusho, by'umwihariko mwarabibonye ko iyi nkuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, ariko cyane cyane buriya ngo TikTok ni urubuga rurimo ruragenda rugerageza gutera isi yose, hafi isi yose ubwoba, kubera ukuntu umuntu uri kuba akurikiranwa kuri TikTok, uwo muntu ari kuba ameze nk'umwami, ndetse ameze nk'aho ari we uyoboye ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu kuba ari kuri TikTok, mbibutsa yuko kugeza ubu ngubu umuntu uyoboye urenze kuri TikTok niwo bita ngo ni Kabrahim, kandi koko uyu mugabo bita ngo ni Kabrahim, amafaranga atunze ni menshi cyane pe, ni amafaranga menshi cyane. Kandi uyu mugabo ni umugabo noneho usigaye avugwa akantu kose akoze ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakajya bakamutaka, bakavuga bati koko burya byanyabyo urubuga bita ngo ni TikTok rurarenze. Ubwo rero cyane cyane iyi nkuru yatangiye gukwirakwizwa bwa mbere na mbere kuri TikTok, bavuga bati umukobwa bitaga ngo ni Jessica Radcliffe, uyu mukobwa ngo yapfuye, ngo ariwe n'isamaki, yari inshuti ye magara, bari bamaranye imyaka myinshi cyane bitozanya, ngo none uyu mukobwa yariwe. Ibi rero n'ubundi byaje gukomeza bikanagaragara, sibyo, bikagaragara yuko uyu mukobwa bise ngo ni Jessica Radcliffe. Ejo bundi mwahoze mwumva bita ngo ni Timberlake, Justin Timberlake. Uyu mukobwa avuga ati njyewe ngiye gutangira gusinyisha abahanzi, avuga ati ngenda ndabona buriya abantu bastari basigaye bariho banyiryaho iyo nyine kugira ngo umuntu aze dukorane igitaramo, bigira ibyo nazi. Ngira ngo murabyumva, bo bashaka kwigira ibyo nazi, bagashaka gukora ibijyanye n'uko babyifuza. Ariko uyu mugabo bita ngo ni Timberlake yaravuze ati ngiye gusinyisha umuhanzi wa mbere wa AI. Buriya ntibakubwira ngo AI muri iyi minsi imeze nk'aho irimo irakora utuntu, irimo irakora ibintu bidasanzwe. AI ibyo irimo irakora muri kino gihe urasanga kenshi cyane buriya filime, wasangaga kera filime cyane filime z'Abahinde, ugasanga harimo montage, ariko ni montage z'umwimerere umuntu wese ashobora kuba yakoresheje, akaba yakoresheje montage za nyazo. Ubu ntabwo ariko bimeze. Reka mbanza mbahe urugero ku bantu baherutse kureba filime bita Pushpa, akaba ari filime y'umugabo w'umuhinde bita ngo ni Allu Arjun. Ngira ngo mwagiye mubireba uburyo muri ya filime harimo imbaraga ndetse n'ubushobozi buhambaye cyane bwa AI. AI rero iki ngiki cyaje kwitwa igihuha. Ubu tuvugana bya nyabyo, nta muntu kirimo kwemera yuko ibi ngibi ari ibyanyabyo, kubera ko bimwe mu binyamakuru byatangiye kugenda bikora ubushakashatsi, bakavuga bati ese koko bya nyabyo uyu mukobwa bita ngo ni Jessica yariwe n'isamaki? Uyu mukobwa mbese yari arimo ashimisha abakerarugendo, birangira apfuye. Ariko ukuntu byaje kugenda baje gusanga ibyo bintu atari byo, ari ikinyoma, ari umukobwa bita ngo ni Jessica ntabwo yigeze abaho. Ndetse nk'uko nabibabwiye, ntabwo byashobokaga kuba wabona bavuga ngo uyu mukobwa Jessica watozaga iyi samake. Yes, byaragoraga, ntabwo wabonaga bavuga ngo wenda uyu mukobwa bita Jessica watozaga izi samake, uyu mukobwa nuwe. Ese byabereye ibyo byaje gutuma rero abashakashatsi by'umwihariko nka Indian Post ndetse n'ikinyamakuru bita ngo ni Economic Times bakomeje no kubikora ubushakashatsi, basanga uyu mukobwa bita ngo ni Jessica ntiyigeze abaho, iyi samaki bavuga ntabwo yigeze ibaho, ndetse bahita bamenya yuko bino bintu ari ikinyoma. Byatumye batangira gushakisha ese byanyabyo ubundi
iki kinyoma cyavuye kugira ngo bavuge ngo umukobwa bita ngo ni Jessica watozaga amasamake yitabye Imana yapfuye. Ibi bintu byavuye bijya gutangira ngo hari umugabo wari wifitiye umwana wakundaga kwegera no masamake. Uyu mugabo akaba ari umugabo w'umwongereza, ngo yari afite umwana wakundaga aya masamake bya danje, ariko muzengo yakumva ukuntu aya masamake mu buzima busanzwe ateye ubwoba, ndetse ngo ari isamake bigoranye kugira ngo yegere. Muzehe aravuga ati reka mpimba kino gihuha, nimara kugihimba hanyuma nindangiza ndaza kubishyira mu itangazamakuru. Buriya abanyamakuru akenshi bakunda gutangaza ibintu batanazi ngo byagenze gute, bagahita bagenda, kuko buriya koko ngo niba mwaragiye mubibona muri kino gihe abantu bakunda inkuru z'ibinyoma kurusha inkuru za nyazo. Ni nako byaje kugenda rero, ku buryo uyu mukobwa bise ngo ni Jessica Radcliffe atigeze abaho, ahubwo yahimbwe n'uyu mugabo wagiraga ngo yikangire umwana we ndetse amwereke yuko aya masamake ari mabi. Uyu mugabo yabigenjeje ati, yagize atya hariya mu Bwongereza ahantu atuye, ahamagara kimwe mu binyamakuru, ngenda ari buze kuvuga izina, abwira umunyamakuru waho ati umva ukuntu bimeze. Arangije arabihimba, aravuga ati umukobwa watozaga isamake ndetse agerageza kunezeza ba mukerarugendo. Uyu mukobwa ubwo yabikoraga, ngo uyu mukobwa yabikoze ari mu gihe cy'imihango, cyangwa igihe cy'imihango, ndetse ngo kubera ngo iyi samake, buriya ngo izi samake bita ngo dolphin, ahantu hari amaraso zibyumva vuba cyane. Iyo bavuze dolphin ijya wumva ari amashaka, buriya zira ni isamake zumva ikintu bita amaraso bya danje kurusha uko mubitekereza. Ndetse ngo yamubwiye yuko uyu mukobwa ubwo yakomezaga akabikora ashimisha zino samake, cyangwa se iyi samake ntabwo ari nyinshi, niyo samake imwe bitaga ngo ni orca, ngo amaraso cyangwa se igitonyanga cy'amaraso cyaje kumanuka, bityo ngo iyo samake yatozaga bita ngo ni orca, dolphin orca, ngo ibura kwihangana, ubundi iramusanganira iramumira, ku buryo abantu bagiye kumukura mu menyo yayo uwo mukobwa ari umurambo. Uwo munyamakuru nawe ntabwo yigeze akora ubushakashatsi kuri iyo nkuru, amubaza ati se basi byabereye he, mu kahe gace, ryari byagenze gute, ahubwo yahise afata iyo nkuru aragenda ajya kuyandika ku mbuga nkoranyambaga, kuko nurumva cyane n'ikinyamakuru kirebwa cyane. Inkuru ihita igenda irasesekara, iba kimomo, abantu bose bamenya yuko hari umukobwa wapfuye yishwe n'isamake, batanitaye ngo byabereye hehe, ko bitanditswe muri icyo kinyamakuru, batanitaye ngo umukobwa byibuze Jessica ni umwana wa bande, batanitaye ngo byibuze ese ko iyi nkuru bayitangaje bakaba batigeze bavuga ngo byibuze dufashe mu mugongo umuryango w'abagize ibyago, batekereza mbese kwa kundi murabizi nyine akenshi nk'iyi nkuru igiye gutangazwa ari inkuru igaragaza ko hari umuntu witabye Imana, hari amagambo abikurikizwa. Ariko ku bantu mwese mwagiye mureba, mwagiye mubona yuko iyi nkuru uburyo yagiye itambuka nta muntu wigeze avuga ati cyangwa se dufashe mu mugongo umuryango w'abagize ibyago. Byaje kumenyekana ko iyi nkuru rero yari ikinyoma, ndetse ngo n'icyo kinyamakuru ku buryo ubwacyo umuyobozi wacyo yagiye ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati sabye imbabazi, ibi bintu ntabwo ari byo, ndetse agahita anatangaza ko yaganiye n'uwo mugabo rero wabahaye inkuru. Uwo mugabo avuga yuko ari amashusho yakoze ubwayo, arayo yifashe icyo bita AI cyangwa se artificial intelligence, yarangiza agatangaza iyo nkuru. Ivideo yahaye uwo munyamakuru n'amafoto byose by'uwo mukobwa bita Jessica atabaho, ahubwo yari yifashishije icyo bita AI. Ibi byatangiye gutanga isomo ku banyamakuru, by'umwihariko bano bantu usanga umuntu abonye inkuru, yamara kubona inkuru agahita agenda agatangaza atigeze ananatekereza ngo bino bintu byagenze gute. Musigaye mubibona buriya igihuha gisigaye cyihuta cyane kurusha inkuru ya nyayo. Ni nako rero n'uyu mukobwa Jessica ntabaho, ahubwo uyu mukobwa yari igihuha pe, igicupuri. Umugabo yagiye yishyira, arangije arahimba aravuga ati kugira ngo umwana wanjye mukange mwereke yuko atagomba kwegera iruhande rw'inyanja, cyane cyane mu duce tubarizwa muri amasamake bita ngo dolphin cyangwa se lion of the sea, intare yo mu nyanja. Reka mpimba kino gihuha, by'umwihariko none ngicishe no ku mbuga nkoranyambaga, mwihangane mwitangazamakuru kandi koko uyu mugabo uko yabikoze ngo byaragiye birya hiti, ndetse bino bigomba guha isomo mwa banyamakuru mwe. Nyaboneka muzajye mujya gutangaza inkuru mwabanje kubikoraho ubushakashatsi, mubikoreho iperereza, byibuze munamenye ko inkuru barimo barababwira ari iya nyayo. Bitari ibyo hari igihe uzatangaza inkuru usanga iyo nkuru watangaje ni inkuru iraza gutuma wangirika, saba ari nawe gusa wangirika, ahubwo wangirize na sosiyete muri rusange.
ngira ngo mbanze mbasabe nyaboneka nimukore subscribe kuri YouTube channel yanyu ndetse yacu, kugira ngo muzajye mubasha kubona ibiganiro byacu tuzadutambutsa ahangaha, kuko byinshi muri byo bizajya biba ari ibiganiro by'ingirakamaro birenze ibiganiro bisobanutse, sibyo? Yo, murakoze cyane. Ngiye banyita Mwarimu Nizeyimana. Nimba waramaze gukora subscribe ni sawa, nimba utari wakora subscribe ikore none ahangaha, kugira ngo buri kiganiro tuzajya dupostinga uzajya ubasha kukibona. Ciao ciao, hasta la vista. Baudi Dani Vardi Chikulia. Obrigado.